rero uyu mureti reka gerageze nubwo nihagaze Asa ureba. neza Yaka Urarebye ugiye wumva kurenza umureti ku bugari kuri kawunga ariko rero rwose ndabiyamye Ntihazagire abantu umuntu- buducano rwose ngewe mwe kujya munzanaho imireti ya mu gitondo ndabiyamye kabisa mumbabarire iyi mireti ya mu gitondo rwose ngewe iwanjye urumva mfite ipanu mfite mfashe icyo cyuma mfite kureti y'amagi rwose umugore mu gitondo rwose iyo nkeneye umureti arawutunganya mwaduca n'umwe rwose ndabiyamye rwose uyu mureti mumbabarire uyu nguyu basi cyakora bo bwa mbere n'ubwa nyuma kuma umureti nge bo bwa mbere n'ubwa nyuma hatazagira umuntu wongera kuma umureti nge ahubwo se yaka uba ubona utarakize turakwinginze kuryohera ubu se birongera biba ubwa mbere n'ubwa nyuma yari yo muri hoteli mikorobe zarangaye buriya ikintu iyo kiguye hasi iyo kitaramara amasegonda 5 ntabwo kiba kirafata mikorobe kiba kikiri kizima buri segonda niko wiyongeza ku iranka wambere nkanuza ngo iyo mfashe icupa ngo mpita nipeta ngo nafata irindi ngo nyiyongeze irindi rwose ni ukuvuga ngo ngewe ntago grade zanjye nababwiye yuko navuye muri Congo mu 2009 ndi secondary lieutenant aha 2009 2015 kugeza uyu munsi umaze kubona amapeta ngahe nambara lete natashye maze gukira kano kaguru mvuye ku rugamba ntago ngiye natorotse urugamba natorotse ndangije urugamba toya kana mopepe rosae tokozonga na makolo ale mama rosae nalela rosa iye rosa molas ngaina lela rosa para ndumba bolole iyi ni Wisdom TV bakunzi ba Kamwana ndetse bakunzi ba Wisdom TV turi kumwe n'umukobwa w'icyuki hano ndabona asa n'aba diaspora kazi n'umuvandimwe hano ariko ngiye ikintu nababwira mbwire n'utundi ducano mwe kujya mu ndataho imireti ngiye mba mvuye iwanjye ndiye nababwiye ko mfite umugore mfite agafuka k'umuceri mu nzu mfite agafuka k'akawunga mu nzu ibintu byo kujya mu ndataho imireti ibi ni ibyanyamabuye wafashe breakfast njye ntabwo nkirya ku ducano ibi ni ibyanyamabondo cyakora ari agacupa ari agapeti k'umuntu yakamira ariko kujya mu ndataho imireti ibi ngewe ni ibyanyamabondo ntabwo nkirya ku ducano mba mvuye iwanjye ndiye akawunga n'indaga amasaha mu gitondo mba ngomba kurya mu yukira ku gitondo kawunga kawunga n'indaga Mana yanjye. cyangwa n'agasosi k'isamaki cyangwa haba harayemo akaboga bakancyuririza isosi nkarya ubugari mu gitondo ariko ni kawunga ni ubugari kawunga cyangwa se ubugari ubundi ubugari nibwo bwiza bwa mu gitondo uyu bugari buriya burasinziriza nta makuru wari kereka ari saa sita kereka iyo urya hari ubugari izuba mu gitondo Mm. uzi ko ugiye mu kazi saa yine utangira gusinzirira muri ofisi ese biterwa n'iki uyu bugari burasinziriza ubundi ubugari ni ibiryo bya nimugoroba kandi wowe burya mu gitondo njye mburya mu gitondo wowe se nimugoroba hawe ni mu ni ukuvuga gitondo ngo ubugari Mm. cya gihe cy'imbeho hari nk'akavura kari kugwa imbeho nyine ya masaha nyine uba wumva imbeho uba ugomba kurya ubugari ariko nanjye nakuze nzi yuko ubugari ubundi baburya ari uko imvura yaguye ubugari cyangwa ubugari ni hakonje. ibiryo bya nimugoroba Ariko naho niba na mu nawe gitondo. ni breakfast ngewe rwose mu gitondo ubugari mu gitondo ndaburya ariko ku muntu ukunda gusinzira wenda ukora nka premidi nyuma ya saa sita ukarya ubugari saa sita ukajya mu kazi ntabwo ugakora urasinzira ntago wagakora na mu gitondo saa yine uba utangiye gusinzira ariko njye narabumenye bwa mu kubaza gitondo impamvu wowe utari gusinzira wayanjye buriya ndi umusirikare ndanametiriza abasirikare bawe bamenyereye ubugari bwa mu gitondo ariko buriya hari ukuntu ushobora kurya ubugari mu gitondo ukurira moto kano kazuba ka mu gitondo kagukubita mu ruhara natwe dufite uruhara nuko tuba twashyizemo ingofero ugasanga urasinziye kuri moto ugasigara mu muhanda da umumotari agakomezanya ubusa ahubwo hari umukobwa nigeze kumva wiyemeye ngo ntabwo arya ubugari ibyamubayeho aha bwaramugarukanye abagore ngo bakunda agatoki ngo ni inyoroshyamabuno da umukobwa agatoki niko ka mbere
nawe ukunda agatoki ariko n'umugore wanjye akunda igitoki ariko ngiye igitoki wapi igitoki ntabwo nkorana nacyo buri kintu nkunda ngewe mu biryo byose nkunda ibirayi yego gifirita ariko cyangwa bimwe byokeje ariko rero uyu mureti reka gerageze nubwo nihagaze Asa urasa ureba. neza yaka Urarebye ugiye wumva kurenza ugiye kurenza Uhagaze. umureti ku bugari kuri kawunga kuri kawunga ariko rero rwose ndabiyamye Ntihazagire abantu umuntu- b'uducano rwose ngewe mwe kujya munzanaho imireti ya mu gitondo ndabiyamye kabisa mumbabarire iyi mireti ya mu gitondo rwose ngewe iwanjye urumva mfite ipanu mba mfite mfashe icyo cyuma mba mfite kureti y'amagi rwose umugore mu gitondo rwose iyo nkeneye umureti arawutunganya mwaduca n'umwe rwose ndabiyamye rwose uyu mureti gerageza mumbabarire uyu nguyu bazi cyakora bo ubwa mbere n'ubwa nyuma kuma umureti nge bo ubwa mbere n'ubwa nyuma hatazagira umuntu wongera kuma umureti nge ahubwo se yaka uba ubona utarakize turakwinginze kuryohera ubu se birongera biba ubwa mbere n'ubwa nyuma yari yo muri hoteli mikorobe zarangaye buriya ikintu iyo kiguye hasi iyo kitaramara amasegonda 5 ntabwo kiba kirafata mikorobe kiba kikiri kizima shaka watoragura nyuma y'igihe ukarya kingana iki nyuma y'iminota 5 kimaze hasi iminota 5 minota 5 ni kuri wowe ariko hariho kikigwa hasi ugahita ugitora nubwo cyaba cyaguye mu ivumbi uhungura ivumbi ugahita urya hari n'abavuga ko ngo ziba zarangaye ntuze ko abana uzareba abana batoya ko abana batoya barya ibitaka bakarya amabuye ubona badakura fureshi uzi yuko abana uzi ko abana ariko ngo baba bafite ubudahangarwa kurusha abantu buriya baba bafite ubudahangarwa abana batoya ariko ngewe ndabiyamye rwose mwaduca n'umwe kuma umureti rwose ntabwo ari sawa ariko gerageza uyu nguyu yaka uyu nguyu ubu ni ubwa mbere n'ubwa nyuma cyane twabyumvise rwose ni ukwihangana rwose ni ukwihangana nk'abindi ngewe umureti wapi ariko uyu nguyu ntabwo ari umureti buriya niwo hari icyo bita umureti na sipesiyare abantu rero batazi gutandukanya umureti na uri sipesiyare kurya iki uyu ni umureti uyu ni umureti urabona nta magi gusa arimo nta birayi birimo uretse inyanya gusa spanish omelette spanish omelette omelette ukuntu bari muri kinyarwanda omelette muri n'umureti se n'ubundi omelette si ubona urerure omelette na umureti ndetse urumva atari o bashyizeho gusa omelette ubusa urumva byandikwa kimwe mureti na omelette omelette ni navuga ngo ni muri izo ndimi n'utuntu bagenda bongera nese omelette na omelette urumva bitandukaniye ariko byose ubu sika byumva ko ari o gusa umureti gatangiye ariko byose ubu byumva ko ari umureti korera uyu mureti rero ngeze ni mwiza mwana kubona umureti nagutekeye kandi nawe utetse se yaka urabizi ko ari uyu mukobwa wawuteguye ahubwo urawumva gute Nawuteguye. feedback ukuri mbwira ahubwo niba hari ukuntu bimeze uraryoshye kandi njye nawe uteguye shabuze kuwutegura cyane pe niba umugabo wanjye aguweho umugabo wanjye aguweho aguweho ubwo bishatse kuvuga iki ubwo bishatse kuvuga yuko zaza mutekera uyu nguyu nongeye ndeke ibindi Aratomboye muri make. baratomboye muri make utumira umugore uzi gutegura Eh, eh breakfast ni iyanjye rwose ikintu nayaka yemeye ni uwa mbere kabisa ariko se noneho imyenda twambariye Ariko rwose- wambaye neza mwana utu ducano ngewe rwose ndabiyamye Uraduha- rwose ntimuzongere kuma umureti mana nge yanjye ase yaka ahubwo ubona utarakize man uzi ko Uyu ntabwo ari sawa. batakwakira utu ducano rwose wisdom tv rwose mwumbabarire ntimuzongere kuma umureti ngewe mana yanjye urashize sha uku ni ukumuryohera cyane ibindi bindi uraryoshye pe sinkubeshye baje uganiriza abantu mbere banza urye kabisa yakarera ari bize no kurya kwe murabibona namwe yabanje None se- atubwira yuko tube tuganira amakuru y'iminsi amakuru ni meza ahubwo wowe umeze neza nanjye ndashima imana Eh, none se ninde muntu uheruka kukubabaza yagukoreye iki ntaheruka kumbabaza
ibya kera cyangwa wenda muri iyi minsi Muri cyangwa iyi muri uku minsi. kwezi gushize shana hafi aha nyine uwo wibuka yaba ari uwa kera yaba ari umuntu wigeze kukubabaza ukibuka yagukoreye iki? yarambeshye yarakubeshyeye yakubeshyeye ngo iki? yari umwarimu wanyigishaga ntabwo amaze kwandika njyewe mbibona yari umwarimu wanjye nimba ari muri siniya ya gatatu kumva siniya ya gatatu noneho arandika amaze kwandika ndamubwira ngo yanditse imyorogoto ariko njye nawe nzi nyine kubivuga mu kinyarwanda gisesuye cyiza ntabwo nabivuze yarakubwiye ngo wanditse iminyorogoto njyewe niko namubwiye ngo yanditse imyorogoto kumbi yanditse imikono niko bayita imikono nyine njye nazi nyine urumva hari ukuntu umuntu we aba azi nyine ngo babyitaga kera ngo ni icyapa ngo noneho njye namubwira ati wanditse iminyorogoto iminyorogoto barankubise ariko numva ngiye ku giti cyanjye arambeshye kubera ko ntabwo ariko nashakaga nyine kubisobanura kandi waravuze ngo ni iminyorogoto washakaga kuvuga iminyorogoto nashakaga kuvuga yuko yanditse imikono mvuga iminyorogoto noneho umwarimu washoje kaminuza ye yambaye diguri gutandika iminyorogoto icyo kintu cyarambabaje ariko rero dusubiye kuri dosiye y'abarimu nta mwarimu wigeze aguteretaho ngo agusamure oya hari abarimu rwose bari hanze aha rwose baciye ibintu mu banyeshuri genda bazi rwose ugasanga niba uri umukobwa umwarimu rwose akakugira uwa mbere ukajya umusanga kuri geto kurabona utwarimu tw'iki gihe twinshi ni udusoresore nta bagore dufite ni insoresore twarimo cyane cyane twe muri primaire ugasanga nk'umwana wo muri primaire ugasanga ni umukobwa ufite nk'imyaka nka 17 18 ufite igikuriro akajya ajya gusura mwarimu udakuri geto abarimu b'igihe bibera mu mageto cyane rwose akajya ajya kureba mwarimu muri geto nawe nawe akamukipinga ku manota akamuha amanota abo barimu barahari ariko rero mwabarimu mumenye ko muri abarezi nk'iyo utangiye gusambanya umwana wigisha wa mwarimu we koko mumeze gute turabazi bari hari banafunze nta mwana ujya ubona wagize igikuriro ujya ureba ukavuga ati kiracyana kabisa uya bari hari na hano muri primaire barahari nibora baduca hose none se biriya bintu kubizi ko bicumuza we ntibyagucumuza oya biriya bintu abantu uretse kwihangana rwose byacumuza abantu benshi uretse ko ngiye biranakibikipaho cyane marigereke nsigaye mfite umugore nisanzuraho ngiye ibyo bibazo narabiruhutse ariko yakandi twavuga ko kuba ufite umugore aribyo byahita bivuga ko ubwo byarangiye ku bandi byarangiye afite dusabe gusa bishobora kuncika irari ntiryabura kuko n'ababa bafite barabikora uretse ko utagendera kutabigira ingeso ariko gusa nta muntu utagira irari byo ni bakeya usanga n'abapasiteri n'abapadiri usanga biriya bintu byari ikibazo gikomeye gushimisha abantu si cyo kintu kiryoha cya mbere kibaho ikibazo ni uko gishobora kukumanura imagerage nawe wumva ariko bimeze numva atari ko bimeze ibiki ngo nicyo kintu kiryoha gushaka umugore nicyo kintu cya mbere kiryoha ni byiza gushaka umugore urabona nkanjye byangiriye akamaro cyane rwose kuko ngewe urabona nabagaho njyenyine nkumva kubaho rero uri wenyine ariko nk'ubu ngubu mba naje guhiga ariko nkaba mfite aho ndi butahe nkaba mfite uwo nsanga nkaba mfite umuntu uri bume breakfast nkaba mfite umuntu uri bumanagura agapantaro nkaba mfite umuntu ndi busange mu rugo mvuga ati nasize umuntu mu rugo ariko kubaho uri wenyine bana biba bigoye kabisa cyakora kimwe mu bintu byiza no kugira umuntu musharinga ubuzima kubera ko nk'ubu ntekereza ko niyo wababaye ari we muntu wa mbere muganira cyane rwose ese yakawe nawe tukugarutseho buriya hari ibintu bijya bikubabaza cyane ku buryo wumva bigutesheje umutwe nta muntu utababara ni byinshi kuko kuri iyi si duhura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye duhura n'ibyago duhura intambara
n'izindi mpanuka kumva ni byinshi bibabaza none nta se muntu utagira ikintu iyo warakaye iyo umuntu yakurakaje bya nyabyo ukora iki kugira ngo wumve ugarutse muri mudu? mbo uriyakira, ni ukuvuga ngo iyo wababaye urababara muri uwo mwanya, ariko nyuma yaho nyine urabyakira nyine ukabyirengagiza. Nese utiyakiye wakora iki? Wakwiyahura se? Nta n'icyo wakora, gusa iyo byabaye nyine urabyakira, uriyakira. Uzarebe n'umuntu niyo banamufunze ukumva ngo umuntu bamukatiye burundu, kurabona imbere bakataga n'urwo gupfa, bakagukatira urwo gupfa, bakakubwira ati tuzakwica ejo, ukabura aho ngaho uzi ko bazakwica ejo. Ariko ubu ngubu igihano cy'urupfu cyavuyeho, ubu ni burundu. Iyo bagukubise burundu rero uragenda ukinjira muri gereza ukiyakira ugatuza. Ariko kwiyakira hari ibintu kwakira bigoye, kwiyakira kuzaba muri gereza ubuzima bwawe bwose. Hari abo binanira, hari abo bigora, ariko nanone ntiwakwiyahura ku buryo ubundi se si urupfu kuba muri gereza ubuzima bwawe bwose? N'ubundi ni urupfu, n'ubu uzagwa, ariko ibihe birahinduka, ushobora no gutaha da. Shara gukatira burundu rwose, imbabazi zikaza bitewe n'ukuntu witwaye muri gereza. Buriya no muri gereza habamo disipurine, hari ukuntu ushobora kwitwara neza muri gereza, n'ibyo bihano bakabikuraho bitewe n'ukuntu witwaye muri gereza. Ariko uzi ko niyo ufite burundu ukitwara nabi muri gereza, bashobora kuguha burundu ebyiri. Nta kindi gihano kirenze burundu, ubwo baguha burundu ebyiri. Ni ukuvuga ngo uramutse upfuye bagufunga indi burundu, mayiti yawe nawe bakayifunga, numbi yawe bakayifunga indi burundu. Cyakora numvise byo ngo ari muri gereza habamo indi gereza. Ni ukuvuga ngo iyo bagufunze ugapfa baragenda bakagushyingura, ariko handi kumva yawe ku musaraba bagashyiraho ipingu, ubu bakazarikuraho ari uko igifungo cyawe kirangiye, baranagushyinguye ariko unafunzwe. Kumva yawe bagashyiraho ipingu, wenda hasigaye nk'imyaka 9 ugapfa, wenda wari usigaje imyaka 9, baragushyingura bagashyiraho ipingu, bakazayakuraho ya myaka 9 irangiye, ubwo igihano nibwo kiba kirangiye, kugufunga waranapfuye. Ntabwo wari ubizi se? Niko bimeze da, na mayiti bakayifunga. Abantu rero muri gutokinga Magashi, stop na Nzoto, ndabiyamye. Abana bari kuri tele, turi kuri fight ya Uvira, twe twararashwe, iriya ntambara twayikuriyemo, twayivukiyemo, mugabanya amagambo kuri Magashi. Magashi yananze mu kirashi, ariko mwubaha nka grand frere, mwubaha nka senior kuri njyewe, ariko ubu tuvugana Magashi murusha grade. Ni ukuvuga ngo Magashi murusha ipeta, ariko mufita nka grand frere, mufita nka senior kuri njyewe, yananze igisirikare. Njyewe ubu tuvugana ndi major. Ejo bundi uyu mwaka nurangira ndaba ndi lieutenant kano. Ntabwo niyongeza, nuvuga ko promotion bapromotinze, nanjye ngomba guhabwa promotion. Promotion igenda itari. Promotion igenda ite? Wewe buri munsi buri segonda niko wiyongeza ku iranka. Wambera nkanuza ngo iyo mfashe icupa ngo mitanike, ngo nafatira indi ngo nyiyongeze irindi. Rwose ni ukuvuga ngo njyewe ntago grade zanjye, nababwiye yuko navuye muri Kongo mu 2009 ndi second lieutenant. Aha 2009 kugeza uyu munsi umaze kubona amapeta ngahe? Nambara lieutenant, bakuri lieutenant nambara captain, ubu ndi major. Neza ayo mapeta yose yongera kuri ayo wayambitswe nani? Wayambitswe nani? Wirira kareti wagoye na byeri, ariko iby'amapeti ibyo byihora. Iby'amapeti ngo nirira kareti ngo bamena, buryo se umureti wasimburaga ipeti ryawe.
ubwo ugiye kunkuraho ipeti ryanjye ngo ni umureti. iyi peti nyine ryahe wambitswe he? utangira nk'abasirikare ba Kongo. umusirikare wa Kongo ushobora kumuha umureti akaguha imbunda cyangwa wamuha nk'ikiro cy'inyama agahita aguha imbunda rwose. umusirikare wa Kongo abasirikare bari aba FARDC umuha ikiro cy'inyama Kalashnikov yayiguha akagenda imokoboko. byaba bitewe n'iki? neza abashumba ntibajya bazigura nabo bari abashumba bo muri Kongo bariye za Masisi rwose aragenda yamukubita amadolari 20 agahitamo Kalashnikov akavuga ati leta izampinde. niko bakora FARDC niko bakora kazi. none se yaka ngiye nkwibariza ikibazo. wavuye muri Kongo ufite second lieutenant sibyo? wari wifitiye akanyenyeri kamwe none uyu munsi ngo uri majoro. izo majoro zose izo peti zose wagiye urenga wazambikiwe he? ariko promotion zibaho. Rero muri Kongo barambwira ko mutiyaka grade nayo esebimi peti ryawe ryasohotse nkahita namba. none se bakongeza ipeti utanariye utakiri no mu gisirikare? none cyiza cyo muri Kongo nta nubwo bajya kuziza tujya kureba umutayeri akayidoda tujya kudodesha ku mutayeri ugahita wambara. icyo gisirikare none ngari cya Kongo ntabyo kwirirwa nubwo batariguha ushobora kugera ku mutayeri rwose agahita kudodera ukamubwira ati shyiraho inyenyeri 3. ese yaka winjiye wambaye uniform? ninjira he? winjira mu Rwanda? ninjira mu Rwanda aya nayo nambaye civil. waje uhunze se? waje uhunze? naje nturutse. utorotse? ntabwo nahunze. umusirikare aratoroka. umusirikare nyamusirikare wambaye inyenyeri aratoroka. nubwo ari njye wa mbere bose badizata ntibabaho gusa ntabwo natorotse urugamba. njyewe kandi waratereranye bagenzi bawe ukarutoroka. njye natashye maze gukira kano kaguru mvuye ku rugamba. ntabwo njye natorotse urugamba natorotse ndangije urugamba. ese indirimbo wajya gukunda kuririmba uri ku rugamba ni nk'iyihe yaka? ko ari nyinshi se. toyakana mopepe rosae tokozongana makolo ale mama rosae nalela rosa iye rosa molas ngai nalela rosa parapara ndumba bolole parapara nyare tengama nyare tengama. ntabwo wabimenya. ntabwo urumva uyu nguyu ibyo yagiyemo ibitekerezo by'aho byamujyanye ngo nyare. oya nuko ururimi mu by'ukuri ntabwo rwumva ariko hari akantu gahita kaguhera mu mutwe ukumva ibyo ari byo byose kabafashaga mu rugamba. indirimbo za gisirikare zibamo ibishego byinshi. uru rusaku rw'indege. hano turi hafi y'i Kanombe rero inshuti bavandimwe. izi ni indege ziri hejuru yacu. ako yaka wigize winjiraho mu ndege? ujya he? njyewe ninjiye mu Kongo nta ndege bagiraga? oya ku gihe cyawe nta ndege bagiraga? yewe naje mu ndege y'u Rwanda. icyo gihe nabaga muri second battalion y'abakongomani. icyo gihe hari mu 2001 bantu bita Pepa. indege yaranzanye ingeza hano i Kanombe mu 2001 bari kunkura mu gisirikare. nari nambaye inifomo y'indundi kuko icyo gihe twabanaga n'abasirikare b'abarundi muri Kongo. nese kuko wari wambaye y'indundi kandi uri ni ukuvuga ngo nari nambaye mukotanyi. bari baduhaye mukotanyi nshyashya. ngiye nyigurana umurundi arambwira ngo ashaka mukotanyi muha mukotanyi amereza indundi. kuko icyo gihe twarakoranaga. ariko ubwo icyo gihe bahita banzana. oya twarakoranaga icyo gihe. ubwo icyo gihe Pepa hari intambara ya danje. nshimira na Fande Joseph yari doctor icyo gihe niwe wanzanye yankuye Pepa. umusirikare yari doctor hano mu Rwanda aranza nangeza hano i Kanombe. yari atuye hano i Kanombe Fande Joseph. bahita banjyana niba ari mu Gitu hano i Kigali mu Gitu bankuramwe inifomo baramanura ni Rubavu bankubita n'amafaranga make barambwira ngo subira ku ishuri. ako kanya mutanamuka nsubira muri Kongo nongera njye kwambara inifomo muri Kongo. urumva rero indege ngiye narayuriye navuye Pepa ingeza hano i Kanombe. Pepa
none se mu minsi ishize ko wari warataye Dusabe ngo namutaye nangiye mu kazi agayaka ubu ntuzabyuka rimwe bwayagayo gahita umuta ukigendera ntabwo namuta Dusabe kandi ari umugore we. Dusabe keretse wenda bibaye wigiriye uruhengeri uramusiga usiga inshuti yawe Nzovu araza hano yiyahuza inzoga ngo nuko yakubuze. nagiye Musanze mu bintu by'akazi nagiye mu kazi nari nabonye yakaraka kandi Dusabe yari abizi nanamusezeyeho ntabwo namutaye rero nari nagiye mu kazi. Gutwita se bimeze bite? Gutwita bimeze bite? Iyo bundi yari atwite ariko yongera arambwira ngo wapi ngo ntabwo twite. Ubwo se urakora Utera zivamo. urademara. Ejo bundi yarambwiye ngo aratwite ngo yaripimye ngo asanga ngo hari udukoni tubiri ngo hariho tubiri rero ngo ubutwite ngo ejo bundi ngo yarongeye aripima ngo asanga ni kamwe ngo hariho kamwe ngo ntabwo ubutwite. Ubwo nanjye byanyobeye nambwiye ngo noneho turasubiranayo. Musubiranayo kwa muganga. Muganga. None wowe iyo wisuzumye ubona ukora neza fresh ugeze aho baterera inda kwa kazi ngakorara kazi ndagakora ariko turareba rwose kujya numva ngo hari amasaha ngo yabugenewe yo gutereraho inda. amasaha yabugenewe ayenze mbizi gusa njye nkuminga aho nshoboye nkora uko nshoboye. buriya nko mu ijoro ushobora nko gukora kangahe? si kabiri se kabiri uragahamya pe ugiye kuryama na mu gitondo leta y'umutema mba ndi guhangana njye mba ndi guhangana njye mba ndi guhatanira igikombe. none se ubuyaka ubu hagize nk'akana kandi ku ruhande kakubomoza nk'aka kana k'akanyamerika kakwica iruhande ntabwo wabomora ngo nuko ufite Dusabe? namubomora ariko bwishwe ureze ko bigize kuri kamera ku buryo bitagaragara. ibyo nta gitangaza kirimo. ubu dusaba kwizere ubu dusaba kwizera ariko ngo haryohe ibisangiwe. oya ntabwo nabigira ingeso ariko samutayime nakwiba nkakarasa ku ruhande. umwana akwemera akakubwira ati ndi tayari kukutama. ntabwo nabigira ingeso ariko hari ababigize ingeso. buriya guca umugore inyuma birashoboka ariko ikibi ni ukubigira ingeso. hari ababigize ingeso ariko n'umugore nawe arashobora kuguca inyuma mbese nk'ubu ko namusize mu rugo muzi ari kumwe nande yazana umugore se ashobora yazana guhamagara umugabo mu akana rugo rwawe biganye. mba yazana umugabo mu rugo rwawe mbese hari jimene mfite cyangwa hari igipimo mfite. urumva rero gucana inyuma muri iki gihe byo abenshi bo banabigize ingeso. ariko ngo abantu b'abasirikare ngo hari ukuntu batekereza ngo yatekereza ikintu akaba ari icyo buriya nta gihe ushobora gutekereza ko yaguca inyuma ukamufata. cyakora amufashe yahita ataha. reka reka nase nta n'ubwo wamubabarira. oya ni ikihe kintu ariko wumva nk'umugore umugore yagukorera ashobora kuguca nk'umubabarira? inyuma ariko buriya abagabo buriya turi abagabo ariko umugore waguciye inyuma muvandimwe bari ibindi bindi. uyu musore rero nawe dore ntabwo ajya aramba mu rukundo. oya Eh, ni ba bandi akigera yaba agisamura yasohotse. ahita akomeza Arambye. agisamura ahita akomeza. ariko rero mwana namwe muzamisikana mugira inama. umukobwa murakundanye aragusamuje wisukuraho na nimero yisusibane mwagiye None mugira se uba ugishaka urukundo iki aka? Uba ugishaka iki mu by'ukuri? Ni benshi Ese baragushaka ari nta benshi. na gahunda mugire yo kuvuga ngo mwubake basi Umusore nk'uyu ukiri mutoya. Ukiri mutoya, ni ukuzenguruka mu nkumi gusa nicyo mwiyemeje. mwiyemeje kuzenguruka mu nkumi za Rubavu uturere twose tw'i Kigali aho ubu buri karere aba afite umusheri. buri Erega karere inyana zose ni iz'imfizi ntabwo ubizi. Eh? Inyana zose ni iz'imfizi. ubwo mwarabyemeje murabe mwumva rero mwabakobwa ngababona babwiraga ndakora abana batipe b'i Kigali barakabije. njye hari umujama nzi rwose uwo mutipe afite n'ibiceri ariko ku munsi ashobora gusurwa n'abakobwa bageze mu 8 9 umwe aza ikigenda undi azi ikigenda batandukanye. none hari igihe asa n'ubyibushye mu kanya kazana kamaneke nkavuga ati mwarihaye koko
agenda ahinduranya inkumi ku munsi ashobora gusurwa n'abakobwa nk'umunani, umwe asohoka undi yinjira, umwe asohoka undi ariko yinjira. uyu nguyu ngo aracyari imanzi, reka ngo nta mukobwa azi. Umwe afata moto undi ari uyu nguyu ngo aracyari imanzi. kandi ari kukubwira ngo abakobwa bose ngo ni ukubareba gusa, yigize imfizi y'akarere, kureba gusa, ari kubwira ngo yigize imfizi y'akarere. ni ukureba gusa. cyakora aba bakobwa nabo niko bameze. uzi ko umukobwa ashobora kuza, hari umujama twabanaga, umukobwa yaje kumusura, noneho arangije aramusezera ngo agiye iwabo, twabagiye Gikondo, amaze kumusezera ngo agiye iwabo ahita ajya gusura undi mutipe i Nyamirambo, avuye i Nyamirambo ahita ajya gusura undi hano i Remera, avana ahita ajya gusura undi, kandi ubwo bose yagendaga basezera ababwira ko atashye, akava iwabo. Yasezeraga ku magambo se cyangwa no mu bikorwa? no mu bikorwa nyine ukamuha n'agatike, akakubwira ngo subiye iwabo i Rubavu, nawe agiye i Remera, yava i Remera kikubita Nyabugogo, ubwo agiye kureba undi mujama, yava akajya ahandi ajya gusura abantu, agenda basezeraho ngo aratashye. Umujama aza kubivumbura nyuma. Urumva abakobwa b'iki gihe nabo niko bameze. Umaze tike zitarabaye nyinshi, urumva abakobwa nuko bakora, araza aje kugusura afite tageti y'abantu nka 5 aje gusura. Ese yakareka nkubaza ikibazo, wowe uri umukobwa ukaba ubona nta yandi mahitamo usigaranye, iriya mari wowe ntiwayiteza? Nayicuruza ubona yakungukira se? nkawe urabona nk'inzu nutayicuruza hakiri kare, ejo bundi nuzitangira kuzana iminkanyari mu maso ntawe uzaba akiguha n'igihumbi. wacuruza ugifite ako kayo. ubona nk'iyo uvuka ukisanga uri umukobwa, ibitekerezo ufite uyu munsi ukaba ubifite uri umukobwa, wari gukora nk'iyo? Oya, ngewe Imana yarakoze itarangiza umukobwa, mba narishwe na sida, ko nari gucuruza kakahava. sida ibaye nari gucuruza umubiri, abandi bacuruza iki? umubiri wari kuwucuruza ukawumvisha koko. Ntabwo wari kujya ubura 5 ku mufuka wawe. Ntaguze amafaranga bakorera, bene ngo njye nzovu tukijya mu ndaya, bene n'amafaranga njye natakaje mu ndaya ayo banyibye. Ariko Nzovu ari mu gahinda ngo wamutaye mu ndaya wenyine, ngo warimo arashakisha inzira zose zatuma kugaruramo. Ngo si yashakishije uburyo nawe yaziva, ari gushaka uburyo yatubiza mu ndaya, yatekinise nawe akazivamo rwose. ngo ubu ngubu ari mu gahinda nyuma yo kumusiga mu ndaya wenyine, ngo basigaye abura umubomoresha. Hari igihe ngo yabaga yaburaniwe ngo ugahita umugoboka, none ubu nta gihe uhita umugoboka. buriya njyewe ndashimira Imana rwose, Imana yankuye muri uriya mwobo nari ndimo. Imana yaramfashije kabisa, nsigaye mfite umuntu unyitaho. Reka dusoze. Mfasha muri byose. Aba bantu muri kumwe nabo, gira ijambo rimwe ubabwira. Aba bantu ijambo nababwira rero, wa mugabo inama nakugira, nka petit frere, nka murumuna wanjye, inama nakugira, fata umukobwa umwe mu bane, kuko ntabwo utegereje gukura ngo uzamera amahembe. naho ibintu byo kuvuga ngo buri karere ugiye gushakamo, buri karere ugenda urongora, ubwo se buri karere nugenda utamwe umwana bizagenda bite? Igihugu kigomba kurera. Inama y'umuntu mukuru. Yewe inama nkugiriye nka murumuna wanjye, shaka umukobwa umwe mukundane, munarushinge mu bana. Uyu mukobwa nta nama wamugira? Uyu mukobwa acuruza? Oya, nawe ugira ushaka umugabo urakuze. Acuruza? Oya, ntucuruze, shaka umugabo urata mu bana. Ko abakobwa b'iki gihe uramubwira gushaka umugabo ngo wo kumaza iki? Shaka umugabo mu bana. None se Yaka, uyu munsi ujya kwambara gutyo byaturutse kuki? Urabona wambaye neza kubera ko ngende umusirikare, wateretsemo akantu karezemboringa igisirikare. Kubera ko ndi umusirikare, agashati n'umugore wanjye wakanguriye, kubera ko azi ko nkunda ibintu bya gisirikare, yagasanze ahantu mu soko yahita akagura. Araza ati umugabo wanjye ukubite ka surprise, nakuzaniye agashati ka gisirikare. Ariko ngo abagore iyo baguze ngo impano ngo bazitanga, ngo hari ukuntu bamaze no kwigenzagenda ngo kugira ngo ya mpano igire agaciro. Iryo banga urarizi? Oya, reka abanza akagucangamo nyine, yabara kugucangamo n'akagifite kagaherekeza bikaza byuzuzanya. Ahubwo niwe uhita umukubita, niwe uhita umuhemba.
niwo nuko aguha gift noneho ugahita uvuga uti ngiye rero nkayakareka nze nkwereke uhembere kimwe ugahita umusamura. This is wisdom. shimira abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda. Bakunzi ba Wisdom TV Rwanda, yari Akamwana, it was long time, ariko nagarutse kuri Wisdom TV, tugiye kujya tubonana umunsi ku munsi. Inkunga yanyu nta kinini, subscribe asante sana, wakoze cyane. Reka tugushimire kandi dushimire abakunzi ba Wisdom TV Rwanda. Merci beaucoup, asante sana, ariko mureti ntago nawusiga ibisanzwe byawe